iyo ndirimbo ya mpano yasabye Bruce Melody ngo naze bakorane collab ariko bakore remix yayo. Yari Bruce Melody uri mu kazi, akeneye abafana ba Melody, akeneye abafana ba Juno, akeneye abafana ba Keniso, akeneye abafana nabo kubahanzi arengeje hit. Yes, nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Yabiso TV show. Uyu ni Yabiso wanyu, umunywanyi wa Nsoro Samukondo wa Semembe, umwuzukuru wa Ndoba, umwe wavuze ko kuminuza k'umugore ari umugabo. Nagize amahirwe mvuka ivanjiri yaraje imvana ivati mu kanwa, bityo mubibonye mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Ndabashimiye kandi nanabaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Aho mudukurikiye muri hose, hari abadukurikira mwibereye mu mabisi murimo mugenda, hari abadukurikira muri mu kazi ka buri munsi aho muhahira, abacuruzi, abakora mu office, mwese kabisa tubahaye ikaze. Hari n'abadukurikira mwiryamiye mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni kuri Yabiso TV show. Nababwiye ko ntazigera mbicisha inyota y'ibiganiro. Uyu munsi rero ntabwo ndi butinde cyane. Ngira ngo muri kubona ibintu biri kugenda biba ku mbuga nkoranyambaga. Ni nyuma y'igitaramo cya The Ben. Nyuma y'igitaramo cya The Ben tukabona performance y'umuhanzi ya mpano nyuma y'igitaramo cya The Ben, imihanda yabaye imihanda yamunyereranye. Ariko bavuga ngo hit irakora ku muntu, ariko ibi bintu ngewe ari ikintu nahoze mvuga mbere, ngira ngo uyu munsi twongere tuganire turebe ese koko byari bikwiye ko umuhanzi nka ya mpano yagira hit, ariko nta nubwo hit ari imwe. Buriya ya mpano afite indirimbo. Ya mpano n'umuhanzi ukunzwe. Ya mpano n'umuhanzi ukunzwe, n'umuhanzi w'umuhanga. Nituvuga umuhanzi tuze kumva ya mpano please, kuko ni ya mpano ukora uturirimba abantu bose bakandika lyrics zatwe. Buriya umuntu ukora uturirimbo tukaryohera abantu, niyo tutagera tuvuga mu muhanda ngo nguki, ariko niba umunyarwanda hava akagera agenda akamenya akaririmbo ka ya mpano, ugasanga utwana duto turaririmba indirimbo ya mpano, aba ari umuhanzi kandi aba ari umuhanga, kandi biba byararangiye aba yaramamaye, so n'umustar. Ariko nyuma y'igitaramo cya The Ben nje ndabona bitamumereye neza. Ku ruhande rumwe ndababwira ni ya mpano ibinyamakuru byose biri kwandikaho, byamwandikaho bikamwandikaho bivuga ngo ya mpano yavuze ko atazi melody, ya mpano yihakanye kanaka, ya mpano. Donc ni ya mpano uri kuvugwaho ibintu ushobora gusanga atari byiza, bidashobora kumuhe, donc biramugiraho negative impact, donc ingaruka nimbi byanga byakunda. Reka tubanze mbabwira iki kintu. Ubundi ni ukuvuga ngo muri iyi mihanda, muri iyi industry, cyane cyane mu myidagaduro, ariko cyane twibanze kuri aba banyamuzika, aba bahanzi bacu, umuhanzi ya mpano, umuhanzi Bruce Melody, umuhanzi The Ben, abahanzi bose ba Keniso n'abandi, ntabwo buri wese afite abafana be. Icyo tubanze tucyumve. Ntabwo buri wese yavuga ngo aba nabanjye. Oya, sinzi abantu niba muri kunyumva. Ni ukuvuga ngo uraza gusanga njyewe mfana ya mpano, ariko nkanafana The Ben cyangwa nkanafana Bruce Melody. Bivuze ngo abahanzi hari abafana bahuriyeho. Niba icyo kintu sinzi niba muri kucyumva. So abahanzi rero bari gutura abafana mu gatego. Agatego nakari. Umufana ari kujya kwisanga ba bantu babiri akunda cyangwa batatu bane bari mu matiku cyangwa se bari gushwana. Nituze gusanga bari gushwana, wa muntu wabakundaga bombi donc arajya mu kirere, araguma hagati ameze nk'ururimi, aribaze se ndaguma kurinde. Araza kujya kumva yumva umuhanzi kanaka avuze ku wundi ibitari byiza, avuze uriya se kabivuze namukundaga, akaba ari kuvuga n'uriya namukundaga. So abahanzi bitonde,
abahanzi bitonde, abafana bataza kubashyiraho attention, kandi kubashyiraho attention nibyo biraza kuba bibi, nibyo biraza kuba bibi guys. So twigarukire cyane ya mpano mbere y'uko igitaramo cya The Ben kiba ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere n'ejo bundi kuri Bonane. Igitaramo kitaraba ya mpano kwa Emirene kwa Murinda habikasha makocha yagiye akora ibiganiro akavuga ngo nkoranye indirimbo na Bruce Melody nahita mpfa. Nukuvuga ngo niyo twakorana ngapfa nta kibazo naba mfite, ijuru naba ndigiyemo meze neza. Bivuze ngo ni ya mpano wari ukeneye collabo no kwa Bruce Melody. Yamusabye ikirero ya mpano nta makuru sinzi niba muyazi, ariko ntayo muzi ninjye uri kuyababwira guys. Ninjye aya makuru ajye yababwira. Ya mpano yasabye Bruce Melody collabo, amaze kumusaba collabo amusaba ko bakora remix y'indirimbo Ndi Kwikubita. Indirimbo ya mpano ivuga Ndi Kwikubita, ati ndi kwikubita amatwe yes, ngira ngo murayiza ngo kabera herutse ku yo mabaya. Yes, abanyarwanda ngira ngo iyo ndirimbo murayizi, yaranayiperforminze mu gitaramo cya The Ben. So iyo ndirimbo ya mpano yasabye Bruce Melody ngo naze bakorane collab, ariko bakore remix yayo. Yari Bruce Melody uri mu kazi kenshi, ngiye kubivuga mu magambo Bruce Melody yabivuzemo. Bruce Melody yaravuze ngo yarabanje aravuga ngo barabwiye ndi se ya mpano ibintu nk'ibyo n'ibiki, arangije aravuga ngo ariko njyewe, niko Bruce Melody yavuze, ariko njyewe ndabona abahanzi batoyangiye no kujya mbihorera. Ati kuko niyo agusabye support wamubwira kuri mu kazi kenshi ahita ajya kwitangaza amakuru akavuga akana kayanyiriyeho yanzibi. Guys, ntabwo ibintu ari byo. Bruce Melody we yavuze ko ya mpano yamusabye ko bakorana collabo ya Ndi Kwikubita, bagakora iyo remix. Indirimbo ye yasohotse yashaka ko bakora remix. Iyo mvuze remix ni ukuyisubiramo, bayisubiremo bongera bayiririmbe, hazemo version cyangwa se verses za Bruce Melody. Iyo mirongo ya Bruce Melody bashaka ko bashyiramo uko nyine igahinduka ya ndirimbo, ariko ikitwa Ndi Kwikubita igahita yitwa Ndi Kwikubita remix. Bruce Melody yaravuze ngo uretse no kuba nabonaga mfite akazi kenshi nta nakanya mfite pe, ariko ntabwo nabonaga ko iyo ndirimbo njye najya gufasha umuntu tugakora iki, tugakora remix. Icyo ndumvamo ni iki, ni Bruce Melody umuhanzi munini, we arava akareba akavuga ese ngewe na ya mpano twahuye ni ngombwa ngo dukore remix? Ntabwo ari ngombwa, ahubwo uwo mwanya waramutse wabonetse twakandika indirimbo nshyashya ikajya hanze kuruta gukora remix. Ariko ni Bruce Melody wavuze ngo ngewe nari ndi mu kazi kenshi, sinari impari, sinari ndi kuboneka. So ya mpano nk'umuhanzi muto kuri Bruce Melody ashobora kutabyumva neza, nk'uko n'ubusanzwe abajama muri ubu buzima hari igihe umuntu akubwira ngo wangurije 5, wamubwira ngo ntayo mfite akavana urara yanyimye. Ariko ikintu navuze kuri ibyo ujya wibaza we kuri kuva bayakugurize ko ntayo ufite, kucyumva ko nundi nawe ntayo afite. So hariya rero Bruce Melody nje mbona rimwe na rimwe abahanzi banini bashobora no kurengana. Niyo mpamvu ndi kubabwira ngo ya mpano ni umuhanzi dukunda, Bruce Melody ni umuhanzi dukunda, The Ben ni umuhanzi dukunda. Kubera iki aba bahanzi baba bashaka gushyirana mu tuntu kugira ngo abafana noneho dutangire twicemo ibice? Ibi bintu ntabwo nge ndi kubikunda, ariko turaza kwibanda kuri ya mpano cyane kuko ni petit frère wabariye, yaba n'umwana wabo. Ni ya mpano umeze neza, ariko ni ya mpano bitagakwiye ko arasa imiriro kwa bari abahanzi, cyane cyane imiriro iri negative. Ashobora kuba yarate service runaka ntayibone, ariko azayibona. Kandi simbona ko ya mpano
ku rwego rw'aka kanya ahagaze. Ntabwo ari ya mpano twavuga ngo abigejejweho no kuba yarakoze amakolabo. Okay, akeneye kolabo niko bimeze, akeneye kwambuka imipaka, akeneye gufata neza gwate abafana ba Bruce Melody bose arabakeneye, aba The Ben arabakeneye, abari hanze y'imipaka y'u Rwanda nabo arabakeneye. Ariko ntabwo mbona ko ari ibintu byakabaye bituma akora amakosa. Ya mpano turagukunda, ya mpano turagukunda, ariko ugerageze urekeraho. Ya mpano nyuma y'igitaramo yaragarutse. Tutaragira kuri nyuma y'igitaramo, na mbere y'igitaramo yaravuze uti The Ben warebye abantu ku bantu ushyira kuri afishe wanshyizeho ukareba ibintu tinahita dica ubuntu. Ati nshyira kuri afishe y'igitaramo. The Ben ati njye ndi kwishakira abanzi bakiri bato mbafashe mbakwite platform. Niko byagenze, yamuhereje performance ya mpano, stage arayikubita pe, arayikubita, abantu barazamuka, abafana baririmba indirimbo ze muri BK Arena, yari fire. Twarabibonye, ni ya mpano umeze neza mu mitwe y'abanyarwanda, nta kibazo afite pe. Nyuma y'igitaramo nibwo yagiye ku binyamakuru bigiye bitandukanye atangira kuvuga ko atazi Bruce Melody bro. Avuga ko atazi Bruce Melody. Sinibaza umuhanzi umuhanzi muri uru Rwanda, tuve kuri ya mpano, umuhanzi muri uru Rwanda utazi Bruce Melody ninde? Ba The Ben bo bakihakana ko bazi Bruce Melody, ba Meddy babyihakana. Ya mpano uretse turagukunda ariko widukoresha amakosa, wituma dutangira kwibaza ya mpano ari mu biki. Dore inama nziza rero kuri ya mpano. Ya mpano saga zo gusubira inyuma agatangira ngo Bruce Melody, kuko yihaye Bruce Melody, ubona ko bishoboka ko atari Bruce Melody gusa, birashoboka ko ikibazo yakigiranye na 155 AM yose, kuko ntabwo abavuga neza pe, ntabwo abavuga neza. Birashoboka ko yabatse kolabo bakamuburira umwanya, ashobora kuba baramuburiye umwanya, kandi ibintu bishoboka muri industry. Ariko yari gutitiriza akazayibona, cyane ko ya mpano n'umuhanzi mwiza, n'umuhanzi ba Melody basanzwe bavibing indirimbo ze. Sinibaza rero kubona ya mpano itagaruka kuri rimwe ngo natse kolabo byanze, uyu muhanzi simuza agacisha amakuru. Abantu batangiye no kuvuga bati buriya ni The Ben wamubwiye ngo genda wihakana Melody umusebye. Ntabwo The Ben afite iyo mindset bro, tujye tubyemera. Ntabwo The Ben afite uwo mwanya wo gutuma abahanzi ngo basebye undi muhanzi. Ntabwo abanyarwanda icyo kintu mujye mukikuramo. Byaravuzwe ariko siko bimeze. Alex Muyoboke, manager w'umuhanzi The Ben, man, wakunze no kuvuga nje ntabwo ndi manager wa The Ben, ahubwo The Ben ni umwana wanjye, ndi papa we. Donc ni urukundo bafitanye, nubwo bahujwe n'ako kazi, ariko na nyuma y'akazi yumva ni umwana wanjye. Yaragarutse avuga kuri ya mpano kwa Chita Magic. Baravuga nti ya mpano kuvuga ibi niba akihakana Bruce Melody ku gitangazamakuru cy'igihugu, televiziyo Rwanda, bisobanura iki? Nani Alex Muyoboke yaravuze ngo njyewe ngurira mwana ngo nta kintu, navuga ngo ceceka wa mwana we, nahita mubwira ngo ceceka wa mwana we. Bivuze ngo ese iyo impact ni nziza kuri ya mpano? Ntabwo ari nziza bro. Ya mpano tuze. Tugaruke kwa kiriya gitaramo cya The Ben, cyateguwe neza, ariko hari umuntu mutajya mumenya uri inyuma ya kiriya gitaramo. Kiriya gitaramo cyateguwe n'abantu babiri, nibo bari ba head ba kiriya gitaramo. Harimo Alex Muyoboke n'uwitwa Fiacre Nzeyimana Fiacre. Fiacre ntabwo abantu bajya bakunze kumuvuga mu itangazamakuru, ariko Fiacre ndababwiza ukuri ko ibitaramo by'abahanzi benshi hano mu Rwanda Fiacre ababiri inyuma.
ni Fiacre ufite kampani yitwa Tentmaker, yahereye kera ategura ibintu by'ibitaramo ndetse atanga serivisi zihema amatenti. Nizeyimana Fiacre wazanye icyitwa Gaz Alarm Detector mu Rwanda. Gaz Alarm Detector nyuma yasaga twagiye twumva ngo gazi turikiye aha, Nizeyimana Fiacre niwe muntu wagiye China ajya kuzana Gaz Alarm Detector. Nge namubera umukozi bro, ariko ntabwo nari narakamenye neza ko ibitaramo byinshi, ntabwo nigeze menya ko ari event organizer ku rwego rwo hejuru. Fiacre muzagende murebe mu bitaramo byinshi, ntabwo ari umuntu ukunze kuvugwa mu itangazamakuru bro, ariko umutipe ndamwita umutipe kubera iyi mihanda, ariko ni umupapa, ariko uyu mutipe ari ku rwego rwo hejuru. Fiacre ari ku rwego rwo hejuru, nemera no mu bakire dufite hano muri iki gihugu, cyangwa se muri industry ya muzika. Ni Fiacre Alex Muyoboke akagaruka akavuga nti ni umufatanyabikorwa mwiza, ati uyu mutipe iyo twafatanyije ibirori ibyo ari byo byose bigenda neza. Mumbwire rero abantu bateguye kiriya gitaramo cya The Ben, mumbwire urwego bariho. Ese wowe urinde wabima wenda ngo ntubabwire ngo muntegurire igitaramo? Fiacre, abantu mutangire mumenye ibya Fiacre, abari inyuma y'ibitaramo byose, ariko kubera icumundi itangazamakuru maybe ntabwo washaka kuza mu itangazamakuru, ariko sinumva ukuntu atabishaka kandi abirimo, ntabwo biba bigize, kuko ndamubona mu mafoto n'ubundi naba Coach Gael naba Alex Muyoboke naba The Ben, ndamubona mu mafoto. Reka ibya Fiacre tube tubyihoreye, ariko mu byumve na Alex Muyoboke na Fiacre bateguye kiriya gitaramo, ndetse ubu bari guserebura ko igitaramo cyabaye successful. Nyuma y'icyo gitaramo rero ni ya mpano uri kubizira, hiti ya mpano yakuye mwa kiriya gitaramo arimo arayizira bro. Ya mpano okay, tubyumve buriya nk'umuhanzi ya mpano icyo numvaga yakabaye akora, abonye hiti ayikuye hariya mwa kiriya gitaramo, abanyarwanda bagiye kongera, abatari bakiri kumwibukaho gace barongeye barakebutse, baravuze nti burya ya mpano ni ya mpano, impano arayifite koko, ni ya mpano. Nyuma y'iriya hiti wakabaye ari kugenda agahita afata itenti nk'iriya Demeris wo muri Genesis Comedy, niba ari Demeris niba ari Meris, yes, wo muri Genesis Comedy, nk'iriya hariya ahantu akorera, nk'iriya sara akoreramo, ya mpano yakabaye agenda kuri iyi hiti akayibyaza umusaruro, agahita ayikodesha agateguramo igitaramo, yangiza tike akavana ibihumbi 10 cyangwa n'ibihumbi 5, abantu bose bagahita bajya kureba ya mpano ku rwego rwe, hariya agezemo akabonamo miliyoni 20. Ntabwo mwese byaba ari ikibazo bro, niyo yareba ibyo byose yagiye ashoramo n'ibiki byose n'ibyo yifashishije akarokoramo miliyoni 10 kuri ya mpano. Miliyoni 10 ni ibintu byamukorera akazi gakomeye, na audio n'amavideo menshi. So sinibaza ko ari ya mpano wakabaye akakanya ari kuzenguruka mu itangazamakuru. Buriya iriya hiti y'umuhanzi ntabwo ari hiti yo guhita utuma uguze, buriya iriya hiti yakabaye ahubwo ari gutuma yirinda itangazamakuru, kuko ryamukoresha amakosa anytime. At any time ya mpano yakora ikosa, kandi twamaze kubona ko yamaze no kurigwamo ryo kuvuga Bruce Melody mu buryo buri negative nk'umuhanzi mugenzi we. Twebwe duhita tubibona nkaho ari ya mpano uri kwinjira mu matiku, kandi mu matiku ntabwo tuyakeneye mu bahanzi dufana bro, ntabwo tuyakeneye. So ya mpano ahubwo nakoresha iyi hiti ategura ibitaramo adutemu, nakoresha hiti ahita kubitamo ingoma nshyashya, nakoresha hiti yitabira ibitaramo atigita ibindi bitaramo, hita kubite, ahubwo uzajya kubona akoze indirimbo arazikoze abanyarwanda batakiri kumva ko ari uri hiti. Okay, indirimbo ze tuzumva, narangiza avuye ngo agiye gutegura igitaramo, ategura igitaramo nta hiti ya danje aheruka. Iki gitaramo cya The Ben cyari kimuhaye hiti ya danje yo guhita ko avuga nti nanjye reka mpite nshaka ahantu mbafatiranye, kuko n'ubundi nabaririmbiye iminota 5
bari bamaye iminota 7 nkoresha mwitanu reka mbafatiranye noneho baze mbaririmbire nibura amare nk'amasaha 2 ndi kubaririmbira kuko afite indirimbo zigera muri 6 zahite yampano izo ndirimbo aje akazituririmbira aje akatubwira nti ngewe ndi hano nafite igitaramo akaza abanyamakuru bakamwamamariza ni ibintu yabyazamwe amafaranga kuruta kuzenguruka itangazamakuru agenda avuga negative side z'abahanzi bagenzi biro. So yampano turagukunda ariko ugerageze rwose ugerageze ureke guta umwanya mu bintu abahanzi batanamenyekana bakabaye bakora mu bintu abatari abahanzi bakabaye bakora ubundi nta muhanzi wo kwirirwa aragenda aravuga ibyo ngibyo bro. Yampano turagukunda Bruce Melody turamukunda The Ben turamukunda bose kandi n'abafana babo mugiye mubahuriyeho. So uze kwirinda hari igihe noneho umuhanzi aba afite abafana be bamwe b'inkora mutima icyo nacyo tukigarukeho ugasanga Bruce Melody afite abafana bamwe banakitera icyuma kubwe mana. Rero abo bafana iyo basanzwe bagukunda nkawe Yampano bakagaruka bagasanga uri kumuvuga nabi ako kanya ubu biyangishije kandi Yampano akeneye abahanzi ba Bruce Melody Pluto akeneye abafana ba Bruce Melody akeneye abafana ba Melody akeneye abafana ba Juno akeneye abafana ba Keniso akeneye abafana nabo kubahanzi arengeje hit kubera ko umuhanzi abafite abafana bamukunda batakibyita kufana bamukunda bamaze kumwimariramo bene abo rero uri kumuvuga nabi bakuvaho bro. So kugira ngo rero ibintu bijye bigenda neza wirinda guhita werura kuko ntabwo inzira yiwe ya muzika iraba nini cyane. Buriya ari umuhanzi umaze imyaka 10 umaze imyaka 15 ashobora kuza kuri televiziyo Rwanda ashobora kuza ku gitangazamakuru gikomeye akajya avuga mu nzira ye akajya avuga agahinda yahuye nako akavuga n'ibyishimo yarangiza akavuga muri ibyo by'agahinda akavuga ngo ari abahanzi bagiye banyima korabo ariko ntabwo Yampano urugendo rurakomeje uwo mwanzi uri kuvuga none n'ubundi ejo uzasanga umukeneye ejo muzahurira mu gitaramo ejo uzasanga afite igitaramo kandi icyo gitaramo nawe ukeneye mo stage yacyo. So twirinde guys twirinde abasani mwirinde abahanzi rwose iki kintu mukirinde. Ni kimwe n'abanyamakuru aba YouTuber arajya hariya akavuga mugenzi we bwakeye ukasanga babafana twagiye tubibona kuri bayago twagiye tubibona kuri ba Eminem twagiye tubibona kuri bandi umwe yagenda akavuga undi nabi abafana bundi ku buryo ahita agenda agakorana unsubscribe wenda babageze ku rwego rwa danger ariko umuntu wese uri muri industry ya social media y'umuziki ya entertainment ngewe akakanya nkeneye abakunzi ba Eminem ndabakeneye ntabwo uko niko kuri nkeneye abayago nkeneye abandi. So haba harigomba kuzamo kwirinda kuzana ibintu donc negative rockets. Yes, negative rocket za rocket ziza zisenyagura izo boro umuntu abagomba kuzirinda bro. Yampano kora ibitaramo ufatiranye hiti uve mu bidyo byo kuzenguruka itangazamakuru. The Ben ntabwo ari bo bagutumye abanyarwanda ibyo babyikuremo ni n'ibintu babahimba nta n'ubwo wabibabwiye. Abantu bakomeje no kuvuga bati The Ben yaratubeshye ntiyazanye Diamond ntiyazanye iki ibyo Alex Muyoboke yarabivuze. Ntabwo The Ben kuri afishe y'igitaramo cyiwe ntabwo yigeze ashyira abahanzi bazitabira we yaravuga ngo ni surprise kandi koko ibyo yarabyivugiye muri press conference mu biganiro ajyanye n'abanyamakuru yavuze ngo abahanzi bazitabira igitaramo cyane ni surprise umuhanzi wenyine uzakitabira ni ngewe abandi ni surprise kubera iki we abo yifuzaga ko bakabaye bahari ariko muri industry murabizi umwanya n'akazi nabo baba bafite biba biteye ubwoba. So abatarabonetse rero ntacyo nge muvebaho
ababonetse nabyo ni sawa, tujye dushima tujye dushima. None se ababonetse tubanenga iki? Kahubwo buri ari bwo buryo bwiza bwo kugira ngo turebe ese The Ben ashoboye iki. Abantu iyo tuza kubona Diamond yaje, abantu twari kuvanga abantu baje kureba Diamond. Iyo tuza kubonamo ba Shiba, Bituse, ba Anamakula, twari kuvuga ngo ngaba bantu baje kubera bari abahanzi, yaza kubashyira kuri afishe. So ariko twabonye ko abafana bose bari muri BK Arena baje kubera The Ben. So ibiganiro nakagaruka, reka mbe mbibore, nzabazanira indi part 2 y'iki kiganiro yo kumenya ngo ese ya mpano yatangiye kujya mu murongo. Dushaka kubona ya mpano ari gukorana n'abari abahanzi neza mani, kuko ya mpano turamushaka ku gasongero nawe. Ntabwo dushaka kubona, ntabwo tumubwiye ngo nagenda apfukame, ariko nabwo niyubahe ni bakuru be. Ni bakuru be. Dukeneye kubona Tiger B nkuko yamuhaye iriya stage, iriya platform nini. Dukeneye kumubona yamuriranye indege yamujyanye mu bitaramo byo hanze. Dukeneye kubona Melody yamujyanye mu bitaramo byo hanze. Twakunze kubibona ko Melody afite akazi kenshi hanze. So rero ya mpano gerageza, n'abandi mwese ni kuba bimeze. Ni yabisobanyu kabisa, ibitaramo byo nakagaruka. Reka tube ducumbikiye ahangaha, kandi mukomeze mukore subscribe, turabakunda cyane.